niko Bibiliya ivuga, iramubumba. Nago yahise itegeka ngo baho wa muntu we, ariko ibindi biremwa byose yarategetse gusa bibaho. Ariko umuntu imurema mu ishusho yayo. Ubwo ndashaka kubereka uwo Musa usa nande. Satani harabo yangirije ishusho abatandukanya n'Imana, ariko ubundi Imana iturema yaturemye ngo duse nayo. Yesu ashimwe cyane. Kuvuga ngo usa nande rero, ukijijwe asa n'Imana. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza abakunzi barabohora TV. Mugira amahoro y'Imana aho muri hose, Imana ibaho umugisha. Nkuko tumenyeranye rero hano kuri kamera kuri Arabohora TV, azina nitwa Nyiramukiza Betty. Nkaba shimira Imana cyane kubwo ubuntu yangiriye bwo gukorera Imana binyuze muri iri jambo ry'Imana kuri online. Ndabizi neza yuko abakunda ubutumwa bw'ukuri, ubutumwa bukiza, ubutumwa bubohora, ndabizi neza ko mudukurikira. Imana ibaha umugisha. Abajya batwandikira, abajya baduha comment, abakoze subscribe, ndetse n'abandi bazumva ko iri jambo ryabafasha bakabikora, tubasabiye umugisha rwose. Nkuko mpora mbibabwira, iyi ni channel yo kuvuga ubutumwa bwiza, ariko bushingiye ku kwihana ibyaha. Hariho amachano menshi, ariko iyi ngiyi ni uburyo bwo gufasha abantu bari kure, ese bataboneka mu nsengero, kugira ngo nabo bashobore kwiringira umukiza Yesu kandi bashobore gukizwa. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana murengezi wacu, inshuti idahana, inshuti itabura kudufasha mu byago no mu makuba, tugushimiye iki gitondo cyiza cy'umugisha uduhaye umwanya wo kuganira n'abantu bawe n'abatuye isi, arabari hafi arabari kuri, arabazakurikirira ijambo bari mu bigeragezo, ariko bazarikurikira batarizera Yesu. Turasenze kugira ngo ubuntu bw'Imana urusheho kugwira muri bo, kandi ureke imitima y'ubwoko bwawe ibohokere kumva ijambo ry'Imana, kuko tubizi neza ko ijambo ari ubuzima, ijambo ari amahoro, ijambo ry'Imana ari ibyiringiro, ndetse ijambo ari inkota ityaye, ari inkota ishobora guhinguranya umuntu akizera Umwami Yesu akava mu bibi. Tuzi ko ijambo ry'Imana ari imbuto itabora. Niyo mpamvu Mwami tukuragije uyu mwanya kugira ngo bane natwe, kandi dusengeye n'abandi bose bazadukurikirana cyangwa se bazifuza gukora uyu murimo mwiza, nabo uzabafashe. Turasenze kugira ngo dufashe n'icyubahiro cy'Imana kigaragare, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Duciye bugufi rwose, turaguhamagaye muri iri jambo ryawe, muri iki kiganiro, kuko ijambo ryo turabizi rirejejwe, n'ibyahumetswe n'Imana, ariko twebwe turivuga n'abaryumva utweze rwose. Urakoze Mwami Imana, cyubahiro n'ubutware bibi byawe, mu izina rya Yesu, amen. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga ahangaha muri Yohana igice cya mbere. Yohana igice cya mbere turasoma umurongo waho wa mbere, haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora
uwo si wo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo ni wo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Nifuje ko tuganira intego y'ijambo ry'Imana muri iki gitondo ivuga ngo usa nande. Intego iravuga ngo usa nande. Ese usa n'Imana? Ese usa nande? Nkuko tujya tuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo ushobora kwireberamo ukamenya uwo musa. Bibiri ijambo rero ritubwiye ngo usa nande. Mu busanzwe iyo umuntu avutse, turabizi ko umuntu abyarwa n'umuntu. Hanyuma rero iyo umuntu avutse, umwana yavutse bamwandika mu gitabo cy'irangamimerere. Batuye n'umwana wavutse itariki iyi n'iyi, nyine bakamwandika mu gitabo. Umwana wese yavutse baramwandika, ndetse bashiraho n'igihe deadline yo kwandikisha abo bana bavutse. Imana itugirire neza. Kandi iyo umuntu nanone apfuye, nabwo basaba yuko abantu bajye kumwandukuza mu gitabo cy'irangamimerere. Aha rero turaganiramo amagambo y'ubugingo kandi amagambo y'ukuri. Nawe aho ukurikira rino jambo wumve niba koko usa n'Imana. Nkuko mu isi bandika mu gitabo cy'irangamimerere, no mu ijuru iyo umuntu akijijwe yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi icyo gitabo nicyo kiba cyanditsemo nyine irangamimerere yawe. Wakijijwe ryari? Ese ukijijwe iki? Ese ugenda ute? Ese koko urakijijwe cyangwa se ni bya bindi? Ngewe rero nifuje ko tuganira intego ivuga ngo usa nande. Aha ijambo ry'Imana riravuze ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana. Bibiri iravuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bivuga ngo nawe unkurikiye iri jambo iri ngiri turi kuvuga niryo ryakuremye. Twibukiranye ukuntu Imana yaremye umuntu. Imana irema umuntu yaramuremye, iramubumba n'intoki zayo. Niko Bibiri yivuga, iramubumba. Nago yahise itegeka ngo baho wa muntu we, ariko ibindi biremwa byose yarategetse gusa bibaho. Ariko umuntu imurema mu ishusho yayo. Ubwo ndashaka kubereka uwo musa usa nande. Satani hari abo yangirije ishusho abatandukanya n'Imana, ariko ubundi Imana iturema yaturemye ngo duse nayo. Yesu ashimwe cyane. Kuvuga ngo usa nande rero, ukijijwe asa n'Imana, uwiringiye Imana, uwanze imirimo ya kamere, uwanze ibyaha, uwazinutswe isi n'ibiyirimo, uwo nguwo asa n'Imana. Ariko umuntu utarava muri ibyo bintu ndimo mbabwa, ibyo byaha, kugambana, imijinya, ubusinzi, ubusambanyi, usa nyine n'uwukorera. Hari ijambo urashobora gukoresha ugasa naho ubabaye, ukavuga uti kweri aranutse. Iyo umuntu avuze ngo umuntu ni umupagani biramubabaza, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ribivuga ryeruye. Hari aho rivuga ngo babandi batagikora imirimo y'abapagani, iyo nanjye nanga. Uwo ni Yesu wabivugaga. Mu by'ukuri usa nande. Hano haravuze ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye. Uwo ni Yesu, nyamara ab'isi ntibamumenya. Ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi, abaha n'ububasha bwo kuba abana b'Imana. Yohana arandika aravuga ngo ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ni kurerekanwa. Ngo ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Duhe Yesu icyubahiro. Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ndashaka kureba ishusho yawe uri mu isi usa nande. Abantu benshi barasenga, dufite isengero nyinshi pe. Imana iha umugisha igihugu cyacu,
cyemerera abantu gusenga. Mana rwose ubeshe ngo bakujije gusenga, wabubeshe abantu barasenga, ariko se urasa nande? Urasa n'usenga? Imana itugirire neza. Wanditse mu gitabo cy'irangamimerere yo mu ijuru, usa nande? Iyo uri muririmba uririmba usa nande? Iyo uri mubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ububwiriza usa nawe, usa nande? Umuntu ucuruza ifu asa n'ifu, ucuruza amakara aba nyine nawe ivu rimujyaho ahinduka nk'amakara nyine. Usibyo uvuga ubutumwa bwiza nawe asa n'ubutumwa bwiza. Ijambo riravuze ngo usa nande? Urasa nande? Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ndifuza ko muri iri jambo ufata decision ugasa n'Imana, ukabyarwa n'Imana. Nikodemo yigeze asanga Yesu, aramubaza ngo nabyarwa ubwa kabiri gute, navuka ubwa kabiri gute? Aramusubiza aramubwira ngo kuvuka ubwa kabiri ni ukubyarwa n'amazi n'umwuka. Ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, n'ikibyarwa n'Imana ni Imana. Twebwe abantu iyo tubyaye tubyara abantu nyine, tubyara umubiri, ariko iyo umuntu akijijwe abyarwa n'Imana. Imana iramubyara ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Iyo uhinduye paje y'ibyo wakoraga bibi ukinjira mu buntu bw'Imana, ukavuga uti ndashaka gusa n'Imana, kugira ngo use n'Imana urabanza ureke inzira mbi wari urimo, urabanza ureke ibyo wibwiraga bibabaza Imana. Akenshi iyo tuvuga buno butumwa tuvuga dusa n'abatokinga cyane, ariko mu by'ukuri siko biri. Natwe turibwira dukeneye gusa n'Imana. Iyo usa n'Imana ugira amahoro. Iyi si mubona turimo, uyu mubumbe uzarangira, uzakurwaho, ariko abiringiye Umwami Yesu hari uwundi mudugudu Imana yabateguriye. Iyi si izazingwa nk'urupapuro, ariko abizera Imana, Bibiliya ivuga ko hari ahandi baremewe ubuturo. Imana ishimwe. Abatubanjirije ngo bajyaga bareba isi yarabanze, isi yarabavuyeho, ngo bakanatotezwa bakazerera mu bihanamanga, ngo n'isi ntiyari ikibakunze, ariko bakavuga ngo nta kibazo, turareba umudugudu urushaho kuba mwiza, turareba gakondo Imana yatwiteguriye. Wihangayikishwa n'ibikunaniza, ahubwo emera gusa n'Imana. Reka kuruha cyane. Ibintu by'Imana ntabwo bashiramo imibare. Ibintu by'Imana ni ugukizwa, ukihana icyaha, ukakirinda, ukagira plan yo gukora ibyiza, ukagira plan yo gukiranuka. Kandi ni ukuri abantu bakijijwe n'igihugu cyagira umugisha, n'igihugu cyakoroherwa. Imana ishimwe cyane. Usa nande? Nifuje kukubaza uwo musa. Iyo uri mu kazi ugahura n'ibikuremereye, uremererwa wumva uri umwana wande, wumva usa nande? Usa na Yesu cyangwa usa n'isi? Usa na Satani cyangwa usa n'Imana? Mu by'ukuri Imana itugirire neza. Ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye, yaje mu bye. Imana ishimwe. Ariko abe ntibamwemera. Aho ni waba ukiri muri ba bandi batamwemera. Yesu abambwa ku musaraba, ngo yari kumwe n'ibisambo, ngo kimwe kiramwitegereza kiramubwira ngo nugera muri paradizo uzanyibuke. Ikindi kiramubwira ngo nawe banza wikize, azakwibuke warikijije. Amurebera hafi. Ariko undi agira umugisha wo kumenya Yesu. Aramubwira ngo Yesu uzanyakire muri paradizo, uzanyibuke nugera mu bwami bwawe. Ngo aramubwira ngo ndakubwiza ukuri, uyu munsi turabana muri paradizo. Reka nkubwire inshuti y'Imana, emerera Yesu.
reka kuruhure, emerera Yesu aguture uwo mutwaro, emerera Yesu agukureho isoni za Satani. Satani ntagira isoni pe, ashaka kuza akagukorera ikintu kibi, kandi mukanya akakwereka ko muri kumwe, mukandi kanya akagushuka ati genda wibe, bagufata bagagukubita akakwitarura. Ariko Umwami Yesu yasezeranye natwe ko azabana natwe mu bihe turimo no mu bizaza. Ndakwifuriza gusa n'Imana, Imana itugirire neza, ngo kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese. Abamwemeye yabahaye ibimwuzuye. Ibyuzuye Yesu ni amahoro, ibyuzuye Yesu ni ubugingo, ibyuzuye Yesu ni umunezero. Imana ibaha umugisha. Arandika aravuga ngo ni ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Imana itugirire neza, Imana idutabare bene data. Hari ibintu twagiye tubona ukuntu Satani arwana, ariko ntabwo Satani ari umuneshi. Imana idufashe. Ngo Ijambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Iyo umwakiriye nawe akuzuza ubuntu n'ukuri. Ndagira ngo nkwifurize mwene data kwakira Umwami Yesu. Ndagira ngo nkwifurize mwene data kwizera Umwami Yesu. Uricara ukumva isi irakuremereye, hari ibintu byinshi biremereye abantu, ariko Umwami Yesu yaravuze ngo nimuhumure kuko nanesheje isi. Nimugire ubwoba, isi irimo irahinduka, abantu bagahinduka, ubugome bwabaye bwinshi. Hari igihe ushakira igisubizo kuba mu nzu ya so, ariko ukabona nawe ntacyo afite, cyangwa akagukorera ikibi kuruta wa wundi wita umupagani. Ariko reka nkubwire, wihungabanywa n'inkubi y'umuyaga, wihungabanywa n'ibyo uri kubona, wikwandarika amatwi yawe yumva ibihendo by'isi, wumva byinshi bikagucanganyikisha. Ahubwo reba Umwami Yesu, tumbira umusaraba wa Yesu. Umuririmbyi aravuga ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe, ngo bose bazamenya. Imana ishimwe, tumbira Yesu use nawe. Imana itugirire neza. Nifuzaga yuko iri jambo twariganiraho, kandi nkabibutsa ko muri we harimo ubugingo, muri we harimo ubugingo, muri we harimo amahoro, muri we harimo ibyiringiro, muri we harimo ubuzima, muri we harimo gukira indwara, muri we harimo akazi, muri Yesu harimo kuruhurwa imitwaro. Iyo mitwaro yose wari wikoreye, Umwami Yesu yayikuruhura. Nubona abantu benshi bagendana ibikomere, ariko Yesu ajya yomora ibikomere, ajya byomora. Impamvu yomora ibikomere, iri jambo ry'Imana niryo rijya ridufasha komorwa ibikomere. Hanyuma rero ngana ku musozo, mbibutse yuko dukwiye gusa na Yesu. Hari umuririmbyi yavuze ngo nta wundi wasa nawe, ariko mu by'ukuri iyo urimo ukora iby'Imana ishaka uba usa na Yesu. Ariko njya mbabara cyane iyo ndeba abantu bose barwanira kujya ku social media, ukabona barashaka kuvuga, ariko mu by'ukuri ugasanga baravuga ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Imana itugirire neza. Burya niyo waba unacuruza, ariko wacuruza neza, ntago wavuga ibintu bisebya Umwami wawe, kuko hari byinshi Imana iba yaragukoreye. Bene data rero, Imana ibampera umugisha. Ndashaka kubwira abantu bamaze igihe barwaye, nimuhumure, nimuharanire gusa na Yesu. Yesu azabakiza. Ndabwira abantu bari muri gereza bafunze, bababajwe igihe kinini. Harimo mu by'ukuri abafunze barakoze ibyaha, ariko harimo n'abafunze
bafunzwe badafite icyaha. Mu by'ukuri akarengane kabaho, ariko ndagira ngo bose mbabwire ngo nubwo mwaba muri ibyo bihe bigoye, ni mwihangane muse na Yesu. Yesu azabagirira neza. Wowe uryamye ku gisasiro uri pararize, wowe uri mu mahanga wageragerejwe ukabura n'igisubizo, ukabura n'uwakubwira ngo humura, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo humura. Abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Gira ibintu utegeka, kandi nubitegeka biremera. Gira ibintu utegeka, gira ibintu wiyambura, iyambure igomwa ryose. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kubera yuko utejejwe atazabana n'Umwami Imana. Bene data, iri jambo ni ry'ukuri. Ukwiye gusa n'Imana, ukwiye kugenda wirinda icyaha n'igisa nacyo. Reka ngaruke ku bantu babizera baba mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri niba uba mu nzu y'Imana ukaba udasa na Yesu, ufite ikibazo pe. Ukwiye gusa n'uwukorera, ukwiye gusa n'uwuvugira, kuko nibitagenda gutyo hari aho bizagera impanda yavuze, Umwami Yesu avuge ngo nimugende mwankozi z'ibi bimwe, sinigeze kubamenya. Harimo abazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, twabwirizaga mu izina ryawe. Ababwire ngo nimugende, sinigeze kubamenya. Abandi umuntu aragenda rwose akagenda akavuga ati ndi umukirisitu, ndakijijwe, ariko ibikorwa akora ukabona birahakana agakiza. Imirimo ya kamere ukabona niyo imugaragaraho, kandi akabesha yuko akorera Imana. Mugabanye ibintu by'ubwesikoro, mukorera Imana by'ukuri. Waba uri pasiteri, waba uri mwarimu, waba uri iki, ibyo bintu mubireke kuko birababaza Imana. Wowe uragenda ukiyitirira izina rya Yesu, warangiza ukagenda ugahaka imirimo yawe igahakana izina rye. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, impanda y'Imana igiye kuvuga, kandi abantu benshi bazicuza. Avuga ati iyo mbimenya, igihe nataye mba narafashe Yesu nkareka ibinezeza nkabana na Yesu akaramata. Abantu benshi bari kwinezeza. Imana itugirire neza. Ni byiza bikore, ariko umenye neza yuko igihe nikigera ibyo byose bizagushira mu rubanza, nshuti y'Imana. Abantu barinezeza, abantu bananiwe kwihanganira ubuzima bakagenda bagakora ibyaha. Imana nayo irabibona, ubuzima bumeze nabi. Ubuzima bumeze nabi ugushoboza ninde? Ni Kristo. Reka kubesha Imana, Imana nibeshwa. Ibintu bibi byose umuntu akorera mu mwijima bizashirwa ku mugaragaro. Icyo akora, hari ikiganza cy'Imana kirambuye kivuga ngo ngwino ndakwakira, ngufitiye imbabazi. Ariko hari ikintu cyambabaje mu buzima, ukuntu uzi ko umuntu ari ajya mu nzu y'Imana ahashaka amahoro, yarangiza agahura n'ibimutangirira mu nzira, agatangira kwirwa aca imanza gusa ngo nta by'abarokore. Nyine niba nta bihari byihorera, ariko ibya Yesu birahari, ibya Yesu birahari. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Usa nande nshuti y'Imana, usa nande. Nigeze ngendana n'umukobwa wa n'inshuti yanjye, nari umukobwa ukiri mutoya, ariko umukobwa yaje kungambanira, arangambanira. Icyo gihe ankorera ibintu bitari byiza, yifuza ko nanjye nyereka ishusho y'uwo ari we, y'ingeso ye abamo, ngo nanjye nyibemo. Ndashimira Umwami wanjye ko yamfashe icyo gihe akankomeza. Nigaga Kampala, nigaga Makerere, nari mwizeye nk'umuntu narinzi. Yajyaga ahanura, akavuga indimi, akagira gute, abantu bakabona ari umuntu w'Imana. Nanjye niko nanabibonaga, ariko naje kubyemera. Umunsi umwe ambwiye ati ndaje nkwereke uwo ndiwe. Aragenda arangambanira, arangurisha. Hari abantu bagurishaga abantu bajya batinya kuvuga ibintu byababayeho, ariko ngiye byambaye. Ashaka ko bangirira nabi, ariko ndashima Umwami wanjye ko atabyemeye. Yarandinze, ntago bigeze bangura neza ngo biwanire. Umwami Yesu yarandengeye.
ushobora kuba uri munyumva iri jambo ry'Imana ukarifungura wenda uri mu gihugu cyakure nawe barakugurishije n'urugero ukaba udafite ukuntu wigobotora. Ndagira ngo nguhumurize umwami Yesu yahagukura. Umunsi umwe rero uwo muntu yari yagambiriye ko mbese bari bumuha amafaranga. Murabizi hari abantu bajya bagenda bakagurisha abandi, bijya bibaho. Ariko kuko nari narakurikiye Imana nkabana n'umwami wanjye, nkumva simubangikanije mu buzima bwanjye, nta bindi bintu byinshi nigeze mbamo. Ntabyo nafashe ubuzima bwanjye mbuhereza Yesu, kandi Yesu yambereye ibyiringiro. Umuntu yari yangurishijeho, nagiye mu giterane kinini, uwo muntu arahaguruka yakira umwami Yesu, arabivuga byose uko byagenze, azana n'ifoto yanjye, aravuga ati uyu niwe bari bampaye, nabahaye amafaranga ngo bamuzane. Ntunguwe no kumubona mu giterane arimo yigisha. Mu by'ukuri tuba twaragiye duca mu bintu byinshi, nuzabona umuvugabutumwa ahagaze hariya, tuba twaraciye mu bintu byinshi, ariko ubuntu bw'Imana bwonyine bukagenda bukaturamira. Reka mbabwire, ntugire ubwoba, ntutinye, gira ishyaka, uvuga uti ndashaka gusa na Yesu. Ese waba wumvise ubutumwa ukaba wumva guhindura ubuzima bwawe, ukava mu byo wabagamo, mu bikugoye, muri ibyo biyobyabwenge, muri ubwo busambanyi, muri izo kokayine wirirwa unywa, bya bindi byagutesheje umutwe bigatuma wiheba, ukava muri uko kwikinisha ukirwa mu byaha uzi ngo nta muntu ukureba. Burya ijisho ry'Imana rirakubona, kandi umwami Yesu ababajwe nuko yakurinze ukaba urimo umwitura ibintu bibi. Ni umwami mwiza, wamuhindukirira. Wowe wifuje gusa n'Imana, wowe wifuje kuva mu byaha, wowe wifuje kuva mu majune y'isi, subiramo aya magambo ngiye kukubwira. Vuga ngo umwami Yesu, ndakwakiriye, ibyaha nakoze ndabiretse, unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unkureho umuvumo w'icyaha, unkureho umuvumo w'isi. Amasezerano nagiranye na Satani ndayasheshe, ahubwo ngiranye n'amasezerano nawe Yesu. Umbabarire gukiranirwa kwanjye kose, unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Umpe gusa nawe, umpa amahoro, umpa umunezero, maze impanda nivuga uzanyishyire mwami. Urupfu ruramutse ruje uzampa iherezo ryiza, kandi nindamuka ndamiye mu isi, ubugingo bwanjye uburindire mu kubaho kwawe, nzumva impanda, nzabane n'Imana mu ijuru. Ibyaha nakoze ndabyanze kuko byanandukanije nawe mwami. Uyu mwanya nemeye kukwakira, uyu mwanya nemeye kugukiranukira, nemeye gusa nawe. Singishaka gusa n'isi, singishaka gusa na Satani, ndashaka gusa nawe mwami. Ndagushimiye kunyumvise, ndagushimiye mwami kumpaye amahoro, kandi ndagushimiye kunyakiriye mu izina rya Yesu, amen. Wowe dusenganyira isengesho, aho uri ukaba watuye, wizere ko Imana ikubabariye. Reka sengere n'abandi bantu bamaze igihe bari mu makuba n'ibyago byinshi n'ibibaremere bitari bimwe, n'abari kugeragerezwa mu kazi bakora, n'abashomeri. Imana iracyafite amaboko magari. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, uri Imana ikiranuka muri byose, uri Imana itwitaho uko bwije nuko bukeye, uri Imana yagize ikikora mu bihe byashize, urengera ubwoko bwawe. Ubu nabwo ntabwo byakunanira. Uri Imana ijya irambura ukuboko igahaza kwifuza kw'abari mu isi. Dusengeye umuntu wese wifuje gusa n'Imana, dusengeye umuntu wese wumvise rino jambo rikamukora ku mutima, ureke ibyiringiro bye byose bijye ku Mana. Turagushimiye kubyumvise, icyubahiro n'ubutware ni bibi byawe, mu izina rya Yesu, amen.